eka anongere mbifurize ibihe byiza. Izere ko mwese mumeze neza cyane kabisa. Izere ko abantu mwese mwamaze guhitamo YouTube channel yacu kabisa. Izere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza. Yes, ubwo rero ndi kugenda nsuhuza inshuti zose kabisa zamaze guhitamo neza cyane. Ubwo ndavuga abamaze gukora subscribe muri rusange. Tuje mu makuru ajyanye n'imikino, tuje kugira ngo tugende turebera hamwe byinshi bitandukanye abiri kugenda abivugwa mu mikino hirya hano hino ku isi. Birumvikana hari abantu benshi cyane kabisa bakomeje kugenda batwereka ko babana natwe umunsi ku munsi. Abangabo ntabwo twabarenza ingohe kabisa, ibitekerezo byabo ni nyamibwa. Duhora tugenda tubibona tukanabashimira cyane. Icyo twakora nuko tujya dukomeza kugenda tubagezaho amakuru meza kandi agezweho. Yes, n'amakuru no tugomba guhera hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Birumvikana transferi akomeye cyane ari kugenda avuza ubuhuha. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ayiyubaka impande zose. Ku munsi iwejo habaye akanama k'abafana barebera hamwe icyo bafasha ikipe ya Rayon Sport mu kwiyubaka. Inama yabereye hariya kuri Hilltop Hotel, abafana bagira kuri 36 bahagarariye abandi. Nibo bari bahari muri iyo nama yatangiye ku isaha y'isa 9 iza kurangira ku isaha y'isa 12:30. Masaha agera akora 3 n'igice kabisa bari bicaye muri iyo nama. Ku munsi w'ejo inama yari ikomeye cyane, abantu bayimenye ni bake ariko natwe twayimenye, twabashije kuyimenya irangiye. Gusa twakurikiranye imyanzuro yabereyemo, tuza akumenya byinshi byigiyemo nk'iby'ingenzi cyangwa se cyari kigamijwe cy'iyo nama, natwe kugira ngo tuze kukibahereza neza. Fan Club rero yemeje kugura ikipe ya Rayon Sport Emery Bayisenge. Iyi Fan Club kabisa, ngiye kwita ngo ni Fan Club ahubwo ni Fan Club kuko yari ama equipe, yari abayobozi mu Fan Club atandukanye bari bikusanije cyangwa se bari ihuje n'abayobozi bagera kuri 36 nk'uko nabivuze. Nibo bari bitabiriye iyi nama. Nakubwiye ko yamaze igihe kingana n'amasaha 3 n'iminota 30. Ubwo rero navuga ko byinshi byigiwemo n'ibyo tujya kugenda atugarukaho muri aka kanya, tutangariza abariyo imwe mu myanzuro ishobora gutuma muri ahantu ari yishima. Yes, ni myanzuro rero ahanini yari kuganisha kugushakira ekipe ya Rayon Sport akaryo ndetse n'ubushobozi cyane cyane mu bijyanye na finance kabisa, bijyanye na financial capacity. Abakunzi b'iyi ekipe bamaze iminsi bikubita cyangwa se bikomanga agatoki ku kandi, bibaza ese ibintu bigeraho gute. Ubwo ndavuga ibyo gutwara ibikombe cyane ko bamaze imyaka igera kuri 3 byaranze.
uyu mwaka rero abareyo baravuga bati niwo wa nyuma wari tired, avuga bati rwose nadatwara igikombe icyo ari cyo cyose hano mu Rwanda, cyane cyane icya shampiyona, azaba asa naho rwose abatengushye cyangwa se atabafashije nk'uko babitekerezaga. Jean Fidelo wamaze kwiyemeza ko umwaka utaha w'imikino azaba afite ekipe ya Rayon Sport itandukanye na za Rayon Sport umwagiye mubona. Abafana nabo batangiye kumufasha kabisa kugira ngo barebe ko hari icyo bazageraho. Gorero ku munsi iwejo ni inama yabereye kuri Hilltop Hotel nk'uko nabivuze, abenshi ntago babimenye. Ni inama yabaye bisa naho ari mu muhezo, gusa nanone iba ku masaha y'ikigoroba, iza no kurangira isa naho itinzeho gato amasaha 3:30. Hanyuma rero iyi nama kimwe mu bintu byavugiyemo bikomeye cyane no gushaka amafaranga agomba kugura umukinnyi w'umunyarwanda kabisa ukina hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bamwita Emery Bayisenge. Ubwo rero Emery Bayisenge abantu batabyibuka neza no myaka yashize yagiye avuga ko agiye kuza muri Rayon Sport cyangwa se ekipe ya Rayon Sport imwifuza. Ngira ngo murabyibuka neza ko ari amakuru yagiye avugwa cyane kabisa. Kuru yagiye avugwa ubwo Muhire Kevin yazaga muri Rayon Sport, n'uyu nguyu Emery Bayisenge abantu benshi bazi ko yamaze kuba yagaruka mu Rwanda. Ariko icyo gihe ndabyibuka neza ikibazo cyabayemo cyari cy'amafaranga, ntabwo bahise bayabona ako kanya. Ubwo rero biza gutuma Emery atabona ekipe iyo hanze y'u Rwanda, ahita acika ekipe ya Rayon Sport. Ariko bari basa naho bamaze kumvikana ibintu bijya gusa n'ibya Muhajiri, ariko kugeza ubu ngubu noneho aho bitandukaniye nuko Muhajiri we yamaze kugenda, ariko Emery Bayisenge we kabisa akaba yamaze kumvikana bidasubirwaho na ekipe ya Rayon Sport, agiye no kugurwa n'abafana ku mbaraga zabo kabisa. Ikintu cyiza cyane bagiye gukora kugira ngo kabisa barebe ko ekipe ya Rayon Sport kabisa nibura umwaka utaha w'imikino bazi itwara neza cyane kabisa, kubera ko abantu benshi cyane arimo baribaza ese ekipe ya Rayon Sport irimo irazira iki muri iyi minsi bijyanye n'uburyo iri kugenda ayitwara. Ubwo rero ni igitekerezo cyiza abafana cyangwa se abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport bagize, ndetse baza no kugishyira mu bikorwa. Ubwo rero hategerejwe kumenya amafaranga agomba gukusanywa kabisa kugira ngo ibintu bibe byajya ku murongo, noneho ifaranga ribe ryagera kuba rigomba kugeraho n'abandi bayishyikirize abo bagomba kurishyikiriza. Emery Bayisenge bidasubirwaho kabisa, ekipe ya Rayon Sport yamaze kuba yakumvikana nawe, ndetse ibintu bisa naho byamaze kuba byasobanuka. Igisigaye ubwo ni ukumenya neza cyane kabisa
ni ukumenya neza niba koko ahubwo ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport nabwo ubwabwo buri gushyiramo imbaraga zo kugira ngo Emery abe yaza cyangwa se abe yahita aza gusinyira ekipe ya Rayon Sport. Ubwo rero abantu batibuka Emery bayisenge neza tumubibukije tunihuta cyane ku iminota ndabona yatujyanye. Minota yo ndabona tujyanye kabisa birumvikana ubwo ngubwo abantu bari kwandika ibitekerezo, ubwo ibitekerezo byabo ndakomeza kugenda ambisoma kuko ndabona ari benshi cyane kabisa. Ati nitwa Desile, ati ndabakunda cyane, ati buriya dukunda ikipe yacu, arakoze cyane Desile kandi ndetse mu gasoro ndamubona ntabwo ajya siba, buri gihe aba harameze neza cyane. Ubwo rero icyo navuga nuko icyo navuga kabisa nuko ibintu ari neza cyane. Ubwo rero nkuko ndi kumbivuga abantu batibuka neza umuvandimwe Emery Bayisonge, reka mubibutse neza cyane nifashishije Wikipedia, iraza kubifasha mu buryo bworoshye cyane kabisa kugira ngo byorohe neza cyane, kugira ngo byorohe neza cyane kabisa, ibintu tubyoroshye ndabona nabibonye. Hari ukuntu umuntu udakoresha internet ya Mango 4G byamujabuka, ariko nkanjye ukoresha Mango 4G kabisa ibintu bita bingeraho mu buryo bworoshye cyane. Emery Bayisenge rero yavutse tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu hari mu mwaka w'1994. Rero ubaze neza cyane kabisa urumva ko afite imyaka 28. Yavukiye Huye mu Rwanda, afite 1.83 akina nk'umu central defender, akaba rero kuri ubu ngubu yambara nimero 8, akaba ari mu ikipe yitwa Safe Sportive Club. Safe Sportive Club kabisa akaba ariyo aherereyemo. Emery Bayisenge rero urebye umupira we 2011 yari mu Magaju, 2012 yari mu Isonga, 2015 yakinye mu APR, hanyuma 2013 yari muri ikipe yitwa KAC Kenitra, hanyuma 2017 ari muri yitwa Jesse Masila, 2018 ari muri USA Marija, 2019 ari muri yitwa Safe Sporting Club, hanyuma 2021 ajya muri AS do Kigali. Ubu ngubu rero 2021 akaba yasubiye mu ikipe ya Safe Sporting Club kabisa. Ubu ngubu rero akaba iyo kipe ari yahariya kabisa i Bangladesh. Ubwo rero uyu nguyu akaba agiye kongera kuri joininga cyangwa se kugaruka u Rwanda akaza kuba yasinyira ikipe ya Rayon Sport. Amafaranga agiye gukusanywa muri ekipe ya Sport isinyishe Emery Bayisenge. Twihute cyane kabisa, twihute neza cyane kuko ndabona iminota ayo isa naho itangiye kudufata ukuntu. Dutambukira no mu yandi makuru, ni transfer turagenda tugarukaho cyane nkuko nabivuze. Ikindi kintu kabisa tuba tugomba kwibandaho hangaho uretse za transfer zigiye zitandukanye. Ubwo no bitekerezo byandi kubibona yitwa Gedeo, ati ndabakunda cyane, ati mukomeze mutugezeho ayo makuru, ati turabemera cyane, nakoze cyane Gedeo. Abantu benshi cyane ubona ko rwose bari kugenda batubwira ati turi kumwe 5 kuri 5. Okay, ikintu cyo kwishimira nyine
kuba dufite abo turi kumwe nabo birumvikana muri kino kiganiro ni ibintu byiza cyane kabisa, ibintu byiza cyane rwose. Ikintu kibi cya mbere kiryana ni gukora ikiganiro ugasanga uri wenyine, nicyo kintu cya mbere gishobora kuba kiryana cyangwa se gishobora gutuma umuntu yirara muri rusange. Ubwo rero kuba hari abantu badukurikiye kandi batwereka ko bari kumwe natwe 5 kuri 5, navuga ko ari ikintu cyiza cyane ndetse kino kudufasha muri rusange. Ubwo rero abo bantu kabisa bakomeze babane natwe 5 kuri 5, dukomeze kugenda twiganirira neza. Ndabona rwose bahari, ndabona rwose bahari neza cyane, ariko rwose batwereka ko bari kumwe natwe. Muri kubaza ngo ibya Serumogo acyari hatari rwose, ariko ndaza kubikurikirana. Nabonye hari inkuru ivuga ko amasezerano bayaguze, rwose, ariko ibyo bintu ntabwo ari byo neza. Ibintu byo gukurikirana tukamenya ko gahunda zifashe, no kugenda dukurikirana ko gahunda zifashe kabisa, bikagenda neza cyane. Kuko ndabona abantu benshi bari kubimbaza, rwose ubona ko bafite amatsiko yo kubimenya, cyangwa se bafite gahunda yo kubimenya. Twe rero ubwo turakomeza kubikurikirana tumenye nyine what is going on, tumenye uko bifashe kabisa. Birumvikana kabisa, niko gahunda ziba zimeze, kabisa. Bagomba kugerageza kubikurikirana nyine tu, kareba uko bimeze neza. Goro ibitekerezo byanyu byo birumvikana kugenda mbibona. Yitwa Ineza Wiri ati ndabakunda cyane kabisa, ati mukomeze mutugezeho ayo makuru. Arakoze cyane Blaze, ati mwiriwe neza basore, ati Rayon Sport yacu ko numva ifite ibibazo byinshi, ati niba abafana rero bagomba kujya bagura abakinnyi se none perezida Maziki oya ntago perezida ariwe agomba kugura equipe abakinnyi, burya wenda ra facilitating agafasha abandi, ariko perezida nyine ku equipe ntago iba ariye wenyine, ntabwo iba ariye muri rusange. Rero burya ako kantu muzakikuremo k'amafaranga ya perezida, muzakikuremo kabisa. Muzakikuremo rwose, muzakikuremo kuko ntabwo ari keza, habe na gato. Ubwo rero ibintu byo kuza muvuga ngo urabona ngo perezida ngo ntiyashyizemo ngo amafaranga ngo kandi ngo ni perezida, ibintu gasanga nyine abantu benshi cyane babyishyizemo bavuga bati nyamara baba batagomba kuyatanga, ariko burya namwe mujye mushishoza nyine muzasanga atari fresh, mujye mushishoza neza, muzasanga rwose buriya atari ibintu byo gutindaho cyane, kuko equipe niba atari y'umuntu umwe baba bagomba gufatanya. Niyo mpamvu mvuga ngo niba uzi neza ko uzabaza equipe ya Rayon Sport umusaruro, nyaboneka byakabaye byiza uwo musaruro uzayibaza nawe uwugizemo uruhare, uvuga uti njyewe ku giti cyanjye kubera ko nzi neza ko shampiyona nirangira nzabwira Jean Fidel ati umusaruro wawe ko ndi kubona ari muke, ati reka noneho nanjye nkanda akanyenyeri, batireka nanjye nkanda akanyenyeri, sibyo? Ibyo ngibyo birahagije rwose.
nanjye reka nkane akanyenyeri. Ubwo rero aho ngaho uzaba ukoze akantu aho kugira ngo nyine aho kugira ngo uvuge ati ekipe yacu bimeze nabi, perezida yegure, kandi uzi neza ko nawe nta ruhare wagizemo kugira ngo ikipe yitware neza. Ekipe ya Sport ntandi hanikura amafaranga murabizi rero. Nimukagere mutuma mubabaza perezida ngo perezida ejo niho numvise Karenzi avuga ati rwose baremba kuri inzira ku murima, ati ikipe ya Rayon Sport rwose yararangiye. Genda avuga ibintu byinshi cyane, ariko ntabwo njya nemeranya nawe buriya rimwe na rimwe, kuko buriya byanga byakunda ekipe irahari, ahubwo abakunzi bayo bagerageze kuyifasha kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bigenda neza. Ibintu bisaba ubufatanye. Ntabwo rero biba ari ibintu byo gukorwa n'umuntu umwe gusa. Ubwo rero ako kantu abariyo bagiye bakibuka neza, bibuke ko ekipe atari iy'umuntu umwe gusa. Niko bimeze kabisa. Reka dukomeze n'andi makuru mu kanya gatoya, tuze twinjira mu yandi matransfer yo muri Rayon Sport. Eka anongere mbifurize ibihe byiza, nizere ko mwese mumeze neza cyane kabisa. Nizere ko abantu mwese mwamaze guhitamo YouTube channel yacu kabisa. Nizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza. Ubwo rero ndi kugenda nsuhuza inshuti zose kabisa zamaze guhitamo neza cyane. Ubwo ndavuga abamaze gukora subscribe muri rusange. Tuje mu makuru ajyanye n'imikino, tuje kugira ngo tugende turebera hamwe byinshi bitandukanye abiri kugenda abivugwa mu mikino hirya hano hino ku isi. Birumvikana hari abantu benshi cyane kabisa bakomeje kugenda batwereka ko babana natwe umunsi ku munsi. Abangabo ntabwo twabarenza ingohe kabisa, ibitekerezo byabo ni nyamibwa. Duhora tugenda tubibona tukanabashimira cyane. Icyo twakora nuko tujya dukomeza kugenda tubagezaho amakuru meza kandi agezweho. Yes, n'amakuru no tugomba guhera hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Birumvikana transferi akomeye cyane ari kugenda avuza ubuhuha. Ekipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ayiyubaka impande zose. Ku munsi iwejo habaye akanama k'abafana barebera hamwe icyo bafasha ekipe ya Rayon Sport mu kwiyubaka. Inama yabereye hariya kuri Hilltop Hotel, abafana bagera kuri 36 bahagarariye abandi nibo bari bahari muri iyo nama. Yatangiye ku isaha y'isa 9 iza kurangira ku isaha y'isa 12:30, masaha agera kuri 3 n'igice kabisa bari bicaye muri iyo nama. Ubwo rero ku munsi w'ejo hari inama yari ikomeye cyane, abantu bayimenye ni bake, ariko natwe twayimenye twabashije kuyimenya irangiye. Gusa twakurikiranye imyanzuro yabereyemo, tuza akumenya byinshi byigiyemo nk'iby'ingenzi cyangwa se cyari kigamijwe k'iyo nama, natwe kugira ngo tuze kukibahereza neza. Fan Club rero yemeje kugura ikipe ya Rayon Sport Emery Bayisenge.
iyi fan club kabisa ngiye kwita ngo ni fan club ahubwo ni amafan club kuko yari ama ekipe yari abayobozi b'amafan club atandukanye bari bikusanije cyangwa se bari ihuje n'abayobozi bagera kuri 36 nk'uko nabivuze nibo bari bitabiriye iyi nama. Nakubwiye ko yamaze igihe kingana n'amasaha 3 n'iminota 30. Ubwo rero navuga ko byinshi byigiwemo n'ibyo tujya kugenda atugarukaho muri aka kanya tutangariza abariyo imwe mu myanzuro ishobora gutuma umuriro ahantu uri yishima. Yes, ni myanzuro rero ahanini yari iri kuganisha kugushakira ekipe ya Rayon Sport akaryo ndetse n'ubushobozi cyane cyane mu bijyanye na finance kabisa, bijyanye na financial capacity. Abakunzi b'iyi ekipe bamaze iminsi bikubita cyangwa se bikomanga agatoki ku kandi bibaza ese ibintu baza bigeraho gute. Ubwo ndavuga ibyo gutwara ibikombe cyane ko bamaze imyaka igera kuri 3 byaranze. Uyu mwaka rero abareyo baravuga bati niwo wa nyuma wari tired, avuga bati rwose nadatwara igikombe cyari cyo cyose hano mu Rwanda, cyane cyane icya shampiyona, azaba asa naho rwose abatengushye cyangwa se atabafashije nk'uko babitekerezaga. Jean Fidelo wamaze kwiyemeza ko umwaka utaha w'imikino azaba afite ekipe ya Rayon Sport itandukanye na za Rayon Sport umwagiye mubona. Abafana nabo batangiye kumufasha kabisa kugira ngo barebe ko hari icyo bazageraho. Gorero ku munsi iwejo ni inama yabereye kuri Hilltop Hotel nk'uko nabivuze, abenshi ntago babimenye. Ni inama yabaye bisa naho ari mu muhezo, gusa nanone iba ku masaha y'ikigoroba iza no kurangira isa naho itinzeho gato amasaha 3 n'iminota 30. Hanyuma rero iyi nama kimwe mu bintu byavugiyemo bikomeye cyane no gushaka amafaranga agomba kugura umukinnyi w'umunyarwanda kabisa ukina hanze y'igihugu cy'u Rwanda bamwita Emery Bayisenge. Ubwo rero Emery Bayisenge abantu batabyibuka neza no myaka yashize yagiye avuga ko agiye kuza muri Rayon Sport cyangwa se ekipe ya Rayon Sport imwifuza. Ngira ngo murabyibuka neza ko ari amakuru yagiye avugwa cyane kabisa. Kuru yagiye avugwa ubwo Muhire Kevin yazaga muri Rayon Sport n'uyu nguyu Emery Bayisenge abantu benshi bazi ko yamaze kuba yagaruka mu Rwanda. Ariko icyo gihe ndabyibuka neza ikibazo cyabayemo cyari cy'amafaranga, ntabwo bahise bayabona ako kanya. Ubwo rero biza gutuma Emery atabona ekipe iyo hanze y'u Rwanda.
ahita acika ekipe ya Rayon Sport, ariko bari basa naho bamaze kumvikana ibintu bijya gusa n'ibya Muhajiri, ariko kugeza ubu ngubu noneho aho bitandukaniye nuko Muhajiri we yamaze kugenda, ariko Emery Bayisenge we kabisa akaba yamaze kumvikana bidasubirwaho na ekipe ya Rayon Sport, agiye no kugurwa n'abafana ku mbaraga zabo kabisa. Ikintu cyiza cyane bagiye gukora kugira ngo kabisa barebe ko ekipe ya Rayon Sport kabisa nibura umwaka utaha w'imikino bazi itwara neza cyane kabisa, kubera ko abantu benshi cyane arimo baribaza ese ekipe ya Rayon Sport irimo irazira iki muri iyi minsi bijyanye n'uburyo iri kugenda ayitwara. Ubwo rero ni igitekerezo cyiza abafana cyangwa se abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport bagize, ndetse baza no kugishyira mu bikorwa. Ubwo rero hategerejwe kumenya amafaranga agomba gukusanywa kabisa kugira ngo ibintu bibe byajya ku murongo, noneho ifaranga ribe ryagera kuba rigomba kugeraho n'abandi bayishyikirize abo bagomba kurishyikiriza. Emery Bayisenge bidasubirwaho kabisa, ekipe ya Rayon Sport yamaze kuba yakumvikana nawe, ndetse ibintu bisa naho byamaze kuba byasobanuka. Igisigaye ubwo ni ukumenya neza cyane kabisa, ni ukumenya neza niba koko ahubwo ubuyobozi bw'ekipe ya Rayon Sport nabwo ubwabwo buri gushyiramo imbaraga zo kugira ngo Emery abe yaza cyangwa se abe yahita aza gusinyira ekipe ya Rayon Sport. Ubwo rero abantu batibuka Emery Bayisenge neza tumubibukije tunihuta cyane kuko iminota ndabona yatujyanye. Minota yo ndabona tujyanye kabisa, birumvikana. Ubwo ngubwo abantu bari kwandika ibitekerezo, ubwo ibitekerezo byabo ndakomeza kugenda ambisoma kuko ndabona ari benshi cyane kabisa. Ati nitwa Desire, ati ndabakunda cyane, ati buriya dukunda ikipe yacu, arakoze cyane Desire. Kadanetse mu gasoro ndamubona ntabwo ajya siba, buri gihe aba harameze neza cyane. Ubwo rero icyo navuga nuko icyo navuga kabisa nuko ibintu ari neza cyane. Ubwo rero nkuko ndi kumbivuga, abantu batibuka neza umuvandimwe Emery Bayisenge, reka mubibutse neza cyane nifashishije Wikipedia, iraza kubimfasha mu buryo bworoshye cyane kabisa kugira ngo byorohe neza cyane, kugira ngo byorohe neza cyane kabisa, ibintu tubyoroshye. Ndabona nabibonye hari ukuntu umuntu udakoresha internet ya Mango 4G byamujabuka, ariko nkanjye ukoresha Mango 4G kabisa ibintu bita bingeraho mu buryo bworoshye cyane. Emery Bayisenge rero yavutse tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu hari mu mwaka w'1994. Rero ubaze neza cyane kabisa, urumva ko afite imyaka 28. Yavukiye i Huye mu Rwanda, afite metero 1 na santimetero 83, akina nk'umu-central defender. Akaba rero kuri ubu ngubu yambara nimero 8, akaba ari mu ikipe yitwa Safe Sportive Club. Safe Sportive Club kabisa akaba ariyo aherereyemo. Emery Bayisenge rero urebye umupira we 2010-2011 yari mu Magaju, 2011-2012 yari mu Isonga, 2012-2016 yakinye mu APR, hanyuma 2013-2017 yari muri ikipe yitwa KAC Kenitra, hanyuma 2017-2018 ari muri yitwa Jesse Masila, 2018-2019 ari muri USA Marija, 2019-2020 ari muri yitwa Safe Sporting Club.
anyoye 2021 ajya muri AS do Kigali. Ubu ngubu rero 2021 2022 akaba yarasuye mu ikipe ya Saifa Sporting Club kabisa. Ubu ngubu rero akaba iyo kipe ari yahariya kabisa i Bangladesh. Rero uyu nguyu akaba agiye kongera kuri joininga cyangwa se kugaruka u Rwanda akaza kuba yasinyira ikipe ya Rayon Sport. Amafaranga agiye gukusanywa muri ikipe ya Sport isinyishe Emery Bayisenge. Reka twihute cyane kabisa, twihute neza cyane kuko ndabona iminota ayo isa naho itangiye kudufata ukuntu. Dutambukira no mu yandi makuru, ni transfer turagenda tugarukaho cyane nkuko nabivuze. Ikindi kintu kabisa tuba tugomba kwibandaho hangaho uretse za transfer zigiye zitandukanye. Ubwo no bitekerezo byandi kubibona yitwa Gedeo ati ndabakunda cyane, ati mukomeze mutugeze hayo makuru, ati turabemera cyane. Nakoze cyane Gedeo. Abantu benshi cyane ubona ko rwose bari kugenda batubwira ati turi kumwe 5 kuri 5. Okay, ikintu cyo kwishimira nyine kuba dufite abo turi kumwe nabo birumvikana muri kino kiganiro. Ni ibintu byiza cyane kabisa. Ibintu byiza cyane rwose. Ikintu kibi cya mbere kiryana no gukora ikiganiro ugasanga uri wenyine. Nicyo kintu cya mbere gishobora kuba kiryana cyangwa se gishobora gutuma umuntu yirara muri rusange. Ubwo rero kuba hari abantu badukurikiye kandi batwereka ko bari kumwe natwe 5 kuri 5, navuga ko ari ikintu cyiza cyane ndetse kino kudufasha muri rusange. Ubwo rero abo bantu kabisa bakomeze babane natwe 5 kuri 5, dukomeze kugenda twiganirira neza. Ndabona rwose bahari. Ndabona rwose bahari neza cyane. Niko rwose batwereka ko bari kumwe natwe. Muri kubaza ngo ibya Serumogo acyari hatari rwose, ariko ndaza kubikurikirana. Nabonye hari inkuru ivuga ko amasezerano bayaguze. Bayaguze rwose, ariko ibyo bintu ntabwo ari byo neza. Ibintu byo gukurikirana tukamenya ko gahunda zifashe, no kugenda dukurikirana ko gahunda zifashe kabisa, bikagenda neza cyane. Kuko ndabona abantu benshi bari kubimbaza, rwose ubona ko bafite amatsiko yo kubimenya cyangwa se bafite gahunda yo kubimenya. Twe rero ubwo turakomeza kubikurikirana tumenye nyine what is going on, tumenye uko bifashe kabisa. Birumvikana kabisa, niko gahunda ziba zimeze kabisa. Bagomba kugerageza kubikurikirana nyine tu kareba uko bimeze neza. Goro ibitekerezo byanyu byo birumvikana kugenda mbibona. Yitwa Ineza Wiri ati ndabakunda cyane kabisa, ati mukomeze mutugezeho ayo makuru. Arakoze cyane Blaze ati mwiriwe neza basore, ati Rayon Sport yacu ko numva ifite ibibazo byinshi. Ati niba abafana rero bagomba kujya bagura abakinnyi se none perezida Maziki
oya ntago perezida ariwe ugomba kugura ekipe abakinnyi burya wenda ara facilitating agafasha abandi ariko perezida nyine ku ekipe ntago iba ariye wenyine ntabwo iba ariye muri rusange rero burya ako kantu muzakikuremo k'amafaranga ya perezida muzakikuremo kabisa muzakikuremo rwose muzakikuremo kuko ntabwo ari keza ntabwo ari keza habe na gato ubwo rero ibintu byo kuza muvuga ngo urabona ngo perezida ngo ntiyashyizemo ngo amafaranga ngo kandi ngo ni perezida ibintu ugasanga nyine abantu benshi cyane babyishyizemo bavuga bati nyamara baba batagomba kuyatanga ariko burya namwe mujye mushishoza nyine muzasanga atari fresh mujye mushishoza neza muzasanga rwose buriya atari ibintu byo gutindaho cyane kuko ekipe niba atari y'umuntu umwe baba bagomba gufatanya. Niyo mpamvu mvuga ngo niba uzi neza ko uzabaza ekipe ya Rayon Sport umusaruro nyaboneka byakabaye byiza uwo musaruro uzayibaza nawe uwugizemo uruhare uvuga uti njyewe ku giti cyanjye kubera ko nzi neza ko shampiyona nirangira nzabwira Jean Fidel ati umusaruro wawe ko ndi kubona ari muke ati reka noneho nanjye nkanda akanyenyeri watireka nanjye nkanda akanyenyeri sibyo ibyo ngibyo birahagije rwose ati nanjye reka nkanda akanyenyeri ubwo rero aho ngaho uzaba ukoze akantu aho kugira ngo nyine aho kugira ngo uvuge ati ekipe yacu bimeze nabi perezida yegure kandi uzi neza ko nawe nta ruhare wagizemo kugira ngo ikipe yitware neza. Ekipe ya Sport ntandi hanikura amafaranga murabizi rero nyimukagera mutuma mubabaza perezida ngo perezida ejo numvise Karenzi avuga ati rwose baremba kuri inzira ku murima ati ikipe ya Rayon Sport rwose yararangiye genda avuga ibintu byinshi cyane ariko ntabwo njya nemeranya nawe buriya rimwe na rimwe kuko buriya byanga byakunda ekipe irahari ahubwo abakunzi bayo bagerageze kuyifasha kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bigenda neza ibintu bisaba ubufatanye ntabwo rero biba ari ibintu byo gukorwa n'umuntu umwe gusa ubwo rero ako kantu abareba bagiye bakibuka neza bibuke ko ekipe atari iy'umuntu umwe gusa niko bimeze kabisa. Reka dukomeze n'andi makuru mu kanya gatoya twinjira mu yandi matransfer yo muri Rayon Sport.